Mwiriwe neza abavandimwe, nshuti zanjye muba mudukurikira umunsi ku munsi kuri Neodo Rwanda, ariko mu by'ukuri tubibutsa no gukanda subscribe. Murabona yuko channel nibwo igitangira cyafite abasabu bari hasi cyane, ariko bari ubwo twababonye turizera yuko n'abandi tuzababona. Mu by'ukuri nta impatirije gukanda sub, nubona yuko bikwiye yuko ugomba kuyikanda uyikande, ntago nguhatirije, nutabishaka rwose ubyihorere nta kibazo. Reka twinjire mu cyumba cya rap. Tugezeyo baradusatse, turagiye, twari twishyuye VIP, muvandimwe twishyuriye VIP, turagenda turinjira neza neza, njyaho kuri stage gutyo uku nguku nyireba hano imbere yanjye. Nuko abahanzi barazaho, bamwe batari kuri line up baraza bajya kuri stage barakubita iminota ya danje. Abantu bari muri VIP nawe urabazi, ni abantu baba bari hejuru. Wapa iminota yageze ntago tubashaka, reka mubakureho, turashaka bari kuri line up nibo turi gushaka. Bakajya bavaho, hazaho abandi, haza kuza abana bo ku Nyundo. Sasa nibo babanje kuzibura ibyuma byakoze live, nibo babanje kubizibura. Sasa mu kubizibura rero abana badukubita ingoma za abana batujombye ingoma za nyakwigendera Jay Polly. Bazidukubise, barazidukomanga, byatari biraturenga. Abana baduhaye ibyacu mwabavandimwe mwe, bazibura ibyuma barabikubita live. Nta playback turi ku ruhande turi kugenda twinjiramo, no, live yanuze ya ingoma za Jay Polly rwose, nyakwigendera, Imana imuhe iruhuko ridashira. Bazidukubitiye pe, abana bo ku Nyundo bavaho barigendera. Ndavuga nti mureke noneho nze kureba abandi bintu bagiye kudukorera. Nuko kabaye, Skayita araza arakubita, aragenda, hahitazaho umujama bita Logan Joe. Uno yendaho nshobora kuzamugarukayo byibanze, nagira ngo mbanyuriremo uko byagenze, arabo nzagenda ngarukaho mbanyuramo nyine bo udutendo twabo bwite. Nuko Logan Joe araza aradukupitira byatari, mba mfashe abantu babiri bamaze kuduha ibintu bya danje, Logan Joe n'abari abatipe bo ku Nyundo. Abandi rwose nakubeshye, reka nkomeze abandi tuzagenda tubanyuramo. Logan Joe aradukubitira ingoma, njye nari nzi yuko izi ngoma za Logan Joe ari za Bushido man, nakubeshye n'ababeshye abanyarwanda, nari nzi ko ingoma za Logan Joe zose ari za Bushari, kubera ko numvaga ijwi n'iki nkumva nize. Araza aradukubitira, n'abandi bajama baraza ngenana bo muri baraperi ngo bo bahariya ngo Nyaza Nyamirambo, ngo bakavukire, ngo baraza barakubita nabo baragenda. Nuko birakomeza, noneho abahanzi bari kuri ntabwo batangiye kuzira. Noze Dani Nanone araza aradushwanyaguriza bye nk'umuntu wo muri legend. Imana ni ukuri, Dani Nanone ibintu wadukoreye ntibiba no kwisi kabisa. Wadushwanyagurije byatari. Araza aradukubitira, asubira vestiaire, ajya guhindura icyangwe, kuko noze ya Dani yahinduye icyangwe kabiri n'abanoze n'ababyinnyi be. Arongera araza aradukubitira, ava kuri stage kubera ko amasaha yari atangiye kuzamuka ukuntu. Nuko haza uwo bita, ndi kugenda mbanyuramo, nzagenda mbagarukaho par etape, buri muntu par etape.
baza wo bita uramusani bamwita ngo iki bamwita ntago nabanditse mu mbabarire ntago nabanditse umusani bita Kate Kavuyo araza nawe arakubita ingoma ze musani ntago mwibutse ariko nzamugarukaho kwe na Riderman nawe yavugaga ati ino stage twarayitumije ntago jye nayigotwa araza dukubitira nk'ingoma nk'ebyiri barazidukubitira rwose nziza live arikomereza ubwo amasaha bari gusiganwa n'amasaha mu gihe amasaha ya mbere bayapfushije ubusa ntakubeshye pe simbabeshye Banyarwanda amasaha ya mbere bayapfushije ubusa aya nyuma batangira kuvuga ngo muveho ngo hajyeho abandi muveho bajya abandi ugasaba umuntu akubise indirimbo imwe wowe ukubise ebyiri nuko Riderman avuyeho ubwo ntekereza yuko nta wundi wamuzi inyuma kubera ko barimo bababwira ati ikirori birangirira aha saa saba sanga umbwire mwa Banyarwanda mwe mumbwire ukuntu abantu bikora reka duhere saa moya kwa ko twebwe twahageze nka saa 11 cyangwa saa 10 ndakeka ariho twebwe twahageze ariho njye nabo twari twajyanye twahageze reka duhere saa moya saa 2 saa 3 saa 4 amasaha arindwi umbwire ngo umuntu atashye abahanzi bamuzanye atababonye mwa Banyarwanda mwe muri kumva hip hop atari si bose hari abana bari kuza bakatwubakira umuziki wa hip hop ariko aba legend bari kutwisha wa muntu we sinzi yuko hari umukire uzikora agafata amafaranga ye akavuga ati reka njye kwamamaza nshora amafaranga mu kwamamaza nkoreshe abaraba hip hop reba urumva atari agasuzuguro kenshi cyane mu reba yenda njye narindi muri VIP noneho abari muri VIP bagiye batababonye n'uburyo igitaramo cyarangiye nabi twe nyine tumva se kirarangiye ntikirangiye ese ko batatubwiye ko kirangiye dutahe bo bahita bisubira vestiaire twebwe duhita twibwiriza turataha nk'abantu reka mbabwire ibintu byabaye muri ni hatari ntago nakubeshya ibintu byabaye ni danje mwa bantu mwe sinababeshya ibintu byabaye wa muntu we abantu bijujuse amameza batangira gukubita iki njyewe yenda abari bishyuye VIP bo ntaribi ariko VVIP ba debeni bari bahari bandi bose bari bahari menya ko na minisitiri ushinzwe urubyiruko nawe yari ahari mbwira ibintu babonye abaraperi babakoreye kubacyura ikirori kitarangiye batazi ngo kirarangiye cyangwa ngo kirakomeje mwa bantu mwe murumva aba bantu tuzabizera ewana byari bikomeye byari bikaze gusa abantu badukubitiye reka mbabwira abantu badukubitiye byibura ndavuga ati byibura abajibo ku Nyundo badushwanyagurije pe Logan Jo araza aradushwanyaguriza pe ni abantu ngenzi ko bankomvetse ku mutima wanjye Dani nanone araza aradushwanyaguriza na Riderman abo bantu bane nibo bankubitiye ndavuga ati byibura ayo najyanye ariko twatashye twijujuta bitewe n'uburyo igitaramo cyarangiye kitarangiye kubera amasaha 7 bariye amasaha 7 ni menshi cyane ariko kuzana umuntu tutazi akaza agakubita ingoma ze zose alubumu yose akayikubita
nk'abantu ariko iriya iwacu mu cyaro niho byabaga, umuntu akavuga ati wapi ngo ndaza kujyaho ngo abantu ngo bagwiriye, aho bagwiriye ugasanga amasaha bari kugongana n'amasaha, iwana byari bikaze mw'abantu mwe, reka ndeke kurambirana ariko ikirori igitaramo cy'abaraperi rwose hari abahise bashyiraho sinya, abana abatipe bari baturutse mu ntara baze babone ikirori nka kiriya, ninde wakugarukira? Abatipe twari turi kumwe bari baturutse za Musanze, bakunda hip hop byo mu rwego rwo hejuru, baze babapfunyikire, buriya babyita gupfunyika mani. Imana ibahe umugisha, ni ukuri muduhe sabu ziyongere, turebe yuko natwe twazatera imbere. Imana ibahe umugisha. Ni incamake nari mbanyuriyemo y'igitaramo cy'icyumba cya uko byari bimeze, ni incamake mbanza mwiyumve kabisa byari